amasomo meza wihute kandi nta kibazo komeza ajye hehe ajye mu cya cyumba ndaramo gukora iki ese kado warasaze nisaba iki mabuja nese umuzanye gukora iki ni umugore wanjye nawe muzanye kugira ngo mwizina rya Yesu numuki ni umugore wanjye aje gukora iki hano ko naguhaye akazi se naguye nguzane na famille yawe hano aje kunsura ko rana tubaze naguza hano haba amarogi se kurya bya kurara yo utaje kundara mu cyumba mu cyumba naguhaye maze igihe nyine atansura umaze igihe urumva nawe urumva ibyo bintu ngiye bindeba ku buryo uzana umugore iwanjye warugize ute yansabaga cy'akazi wawe yamamagaye nkumbuye arambwira ngo azansure kandi nanjye urumva nako nako wese uko bizibyo nyine haranu zibyemewe ku buryo arara mu cyumba cyanjye nawe urarehe turara Meza telekomande yewe asimubuki kuvuye akanya womenye telekomande reba uko nayifashe turage ni usubana mereza madamu mereza ni muri televiziyo i Kigali uri mu bintu ushaka kucya telekomande y'abandi bwiya televiziyo twise twasobanura ikimeze telekomande mereza telekomande yewe waretse nkirebera njye nibwo bwa mbere mbonye televiziyo mereza telekomande zanye rero se bikoko yewe ase buri munsi n'uburi kuzireba nzireba sinzi uzongengeze Meza telekomande ako mada akuti umubwira ni wumve ari ngera mugabo ase buri munsi ntabwo uri kureba televiziyo njye nibwo bwa mbere ngeze i Kigali waretse Deje nakubwiye ngo iki uyinjira gukora iki nakubwiye ngo iki yinjira gukora iki we nta nubwo wacumbikira umuntu sinagusabye amezi 5 muravuga uvuga iki ndagwija shere nawe rero abadamu no gwishanuka y'abagore ntabwo ushobora guceceka wowe zana telekomande ya mabusha wowe iyo nduru muri guteza muri inzu murayishyura ufite n'intebe nziza reka mbe naniryamiye ego ibyo biheri nibizo nda muri izo ntebe akurajya kuva asa kwikumbuza amahoro wowe nangana abantu bitesha hari mabuja wawe hari ase wageze i Kigali uraminduka ndakwiyamye ugiye kwigamo ngo ushakamo icyo wabona usigaye unamutereta icara ko wicara waje mu cyaro ko tuba twakundanye uvuze ngo iki madanga asigaye wabona asigaye nese uri kwanga kuncumbikira ari kwanga ko nicara ari kwanga ko televiziyo bare gatatu ariko ni umugore muri iyi nzu cyangwa musohokane mbirukanane zana igikapu cyawe soka yareka agenda soka muri sala y'abandi hano ndi ku kazi kanjye ndi ku chance genda nese ndarara genda ujye mu cyumba cyanjye ajye hehe ukazi uko hanze kamwe ndarara uri kugiye madanga reka bagiye ukora igiye kwijyana ndaje muganire reka gato ntabwo yataye rusizi zisare kabanza agiye bagiye mu hara ndaje ijoro rimwe n'ibijumba genda utavuga ndakuraza mu nzu y'imugabo genda ese bino bijumba nzabisubiza genda nyine uburi gihe hariya cyo musabye ndyuke mu Kigali Kigali mukumye ibijumba ako wagira kunsusuguza aba bantu wenda guhakaza ukanzana ibibazo iwanjye urani madamu namusize mu cyaro madamu iki ko naguye akazi naguye nguzane famille yawe yose ndamuganiriza biraza ubu nejo mu gitondo zambwiye ngo wazanye abana ejo bundi mama na papa nabo bakeneye kuza hano ni mu kigo afite umuntu mukundana ukubanzanye umugore akabanjunjubije nagure nabipanze nagure mu kigo gifasha abantu nagure nabipanze ariko urumvikana yego ndakumva none ndaza kubihindura nabyo icyo nyeneye nuko adakoresha televiziyo nabibonye saa 12 za mu gitondo zigere atari nese yaba yakatije ryari ndaza kubijyamo araza kuba yataye sibyo bitazarenga saa 2 zabyuke ntari kumubona hano kuko ni mama ubona muzajyana nta kibazo ndabikurikirana none se nta kantu mwakiza agapirimunsi kubona imihogo y'imira agenda ikumva hari ibibazo biraguye nese nta kintu mwakiriye n'umugore wawe nese umugore wanjye nazaranywe nese nge biranteye nyine mpesha agaciro basi tuganire kura mu mafaranga nguhemba mwakiriye nese unahinze kari buze kuko mabusha akura yamenye gute hano ntaga anywa mu bimwe nyine yamenye gute hano nimba warusaka ninjye wamwakire ko ntago nahinze kari buze kugira inyo atageza mugura akantu ko kunywa kanywe namara ukanywa bintu ukagenda kuri batike bayiguhe nese nge nakantu nko kubona nawe ariko man uyu mukozi natangiye kumusetsa naje koko urumva ibintu byumvikana nakira umugore nawe nkwakire ese uyu muhogo nawe niyo ngiye kumugura nzayagukata njye ntabwo ndabyara nta kiba ndabizi ko utarabyara ariko nawe uzabyara nzabyara ariko njye nawe nzabikora ngo njye mfata famille yanjye yose nyihurutire nyiza uzabyara neza ntabwo ndanagusenyera reka kandi yamisha umugore umuryamisha ze n'umwana oya ngiye kumuzana akantu ko kunywa abe anyweye nurabona ukuntu asinze Kigali irashyuha nawe urabizi ntabwo ari nk'iwacu mu Bugarama ntabwo ari iwacu mu Bugarama usanga byoroshye kanambuka ntakiri umugore urushaho tumudoze se ariko
se mpereza hana bikigari mwabaye gute iyo umuntu avuye ku ishuri ko ahita agenda mu cyumba cyangwa ukarana n'imirimo ukora mu gikoni ariko se ngenda umukozi ahangaha ko hano ari mu ego hakora abakozi gusa se abandi bana iyo bavuye ku ishuri ko bahita bahaguruka bakajya mu cyumba cyangwa se mu kimwe ukajya no mu gikari abana b'ikigari muraza mugahita mwicara mu gikari kuko ikigenda umukozi ahangaha kujya mu gikari ureba imirimo kumva aha ni kwa mukuru wanjye kuba ari kwa mukuru wawe ntabwo wajya gukora mu gikari ngo ufashe n'umukozi ni ukubaba rero se cyangwa baraburura baranyorora ngaho ufata ikayi rero uraje turagucumbikiye none ngo baranyorora ahubwo se unzaje ko we twakwirukana ejo rimwe aha i Kigali ni heza ntabwo nzahava fata ikayi wige wose uranyigisha aha ibyo se uzi ukuntu babikoresha ngaho shyiramo turebe ngo nubwo nje ejo mu Kigali ibyo se ukanda ni ibiki tutwicira televiziyo tuzatwicira televiziyo nubwo ufite amagambo tuzatwicira mukuru wawe cyane nabonye na mukuru wawe murashoboye muvuga amagambo amwe kambihorere njya banze ndebe bano bazungu uramenye ko babishyiramo se shyiramo se turebe aha byanze nabaye umunyamugereka namufasha ariko dore umunyacyane umfasha se wafashe ikayi ukiga wese warize uzi uko biga wakwize ibi ngibi bazabikubaza muri examen madame ako se sheri abana b'i Kigali mubareramo ceceka ninde uzatire kumarika ariko se reka uri murateza akavana bimurasakuza none se abana b'i Kigali bapfa kwishuri bakaza bakicara muri televiziyo Kigali barakwiga muri mu cyo uyu mwana waramuvuga reka intambara no telecommande areba ngo karirizi ibintu kuzi ego inkumi ingana gutya ariko abantu bo muri Kigali ababaye muri mu biki ubaye ninde se ugukubise ninde mubite ninde se umukubise nuko wake muzima ndabona ko mabusha yaje wowe ubu ndibanyirukana nuza Regi abana rimwe kabiri gatatu nta numwe mbona hano mumviri wanjye hagurutse umugore wanjye ntukabane na mabusha mu maso tujye kanje kumuganiza mabusha umwana rero ugende ceceka Regis iwacu bajya guhinga bakajya gukura ibijumba abana b'i Kigali bakicara mu ceceka we umva nkubwire nta musanga mabusha ntabwo nabipanze nubwo ari bato nibo bagihemba wagicucu iyi nduru njye ntabwo ariyo natekerezaga ko izamura uru rugo mabusha ntabwo mutanye no kuriza muri muna wanjye nigeze mbipanga madamu yanzu yanongoye kandi arataha mu gitondo ibyo byose ntabwo nziko bikora mu ijoro rimwe urumva nta kibazo ufite mu magambo uri kuvuga biramfasha iki Ansimbutse. njye narakubwiye ngo ni ijoro rimwe maze kuba too much ntabwo bishoboka ansimbutse nasinziye ntabwo aza guteza akavuyo ubundi se njya muri iyi nzu gute ndabikurikirana nakubwiye ngo simukeneye hano kanze mbwira ukambemo rwose bitabitungana si ndabijyamo rwose umva mubwire ihorere mwana wa mama ahora iki ahora iki ku mugore wawe yamubise nabipanze nakavanye mu cyaro nzi ko ntazi ko ari buze kunsaza reka mbikurikiranire biraza kugenda neza murumva nta soni mufite ahangaha muri kumuriza bingana gutya yanavuze ngo tugire amagambo ngena ngo turashoboye umva mbabarira ntabwo nshaka gusera nawe isora umugore wawe mugenda reka njye kumugana ntabwo ibyo runazabivamo ntabwo iyi nduru yari isanzwe hano mbabara mugenda uzi ko nanjye mutangiye kundakaza bya nyabyo kambijyemo rwose ntabwo basi kumuganiza reka kurira ntabwo nari mbizi kugeza sibyo ntabwo nari mbizi ese mabuje n'akantu kuko wese nabanyweye kugira ngo urone ibibazo byose kuyambikira muri rura baba yembeze ko maze kumonda ntabwo najya imbere y'umugore ndisoba umva yewe mutaye rimwe kabiri gatatu simumbura amaso nkureba ngegera gusa kwangana ntabwo meruka kunsura twapfeye tugusura se wabonye ahubwo so uhora uri bize muri telefone wajya ugabanya agasuzugura mu bantu ahubwo si kudaheruka umukobwa arahinda namaze ariko ahubwo muri kudaheruka kuza ku ishuri ariko ubwo muranziye ku ishuri nzaza sebwo mutegana mama mutegana mama wakaba kumuregera muri amahoro banyumvira ngo agashaka kandi zimere nabi ngo n'umutwana natwe twakoze ese kade kuva ryari usigambura amarinete madamu kaje guhindura icyiciro cy'ubudehe ntabwo ubu nyiri mugenzi wanyu dede yahiye ntabwo ashaka kubimenya arakubeshya nagira ngo nkwereke utuntu dushyashya nyine ndi kugenda nuko twakubonye urabizi wimukiye mu nzu nziza ako ni agashya ari madamu nayimukira ndabiha
yewe muke mu nzu nziza ni ishyari umva nkubwire iyo amafaranga yabonetse why not ntakimurikiye oya vuga ngo ari kumwita mu madolari niyo mpamvu akamufasha bwanyumviriye umwana ese wiga ibiki shabadaye bamuhakaye ya social kandi ntabwo genda ubwire abakozi banyu bafashe abakozi bacu umva vantu twe tuganira twabana umva mundekere muri umunanye mureke guhera oya ngiye bafite amatsiko babari numbwira oya izi ntebe mwazibona nabwiye ngo bari kumwita mu madolari televiziyo abana b'i Kigali ni uku bambara abase ko ntabamenyereye muri uru rugo mwese muza no gusura abantu mwambaye umutya nese ko wambaye kanzu koko mana yanjye ni kanzu usigaye wambarana n'abakozi umuyaya akambara umwenda wawe ekura urambaza iki wabitamo ikimo iyo kanzu se ni yawe wowe imana irebere se buri koko nkoraho numva umugabo umva ushaka ushaka kongera ntabwo mabusha wagiye kumushira se buri koko umugabo wanjye aravuga ahubwo mbwira ko usigaye wambarana n'abakozi utwambariye imyenda abakozi se nabahe wowe njyewe umukozi we ni umugabo wanjye njyewe si umukozi wa hano ngenda umudamu wiwe umugabo muboye umugore se muko rekura ariko wa mwana ese wagiye buri munsi uri muri umugore n'umugabo uyu ni umwumbati mbwire wa mugore we sinzi n'izina reka nirebere se buri koko umugabo wanjye ahora avuga ariko niyo ariko se wagiye ureka wowe ibi ni ibibazo ese wagiye uva mu bantu bakuru sohokera buri munsi uhora muri saro ubundi kucyo nyambara ikanzu mabusha rero burangira n'isuku ndayambara namara kuyambara nkayifura nkayane ejo nayo nambaye ikariso yawe y'umweru wari wambaye ariko nayifuze nayanitse Imana ishobora byose kagasutiye kawe nase wambaye kagasutiye aho ya umunsi nambaye yanjye ariko yayindi nayifunze wimoraho wa mugore we wa mugore mawe wagiye ureka we haguruka hano twicaye usohoke ufate ibintu byawe ntubure ese mabusha unyirukane nese amasaha nagera ibisizi ntabwo noneho mbyitayeho mabusha reka ndebe se buri koko wese ubwo wambaye ibiki ako ubundi kigira ubwenge se nayo medaho yawe se uri kofiza isaha wowe ntabwo twari utarangiza na hano wamenye se uri kofiza bakigore we ako se aha ni iwawe kobwa b'i Kigali murererwa ngayirebe yako itarangiye ubu mwaje ubukariso mwabushize ku musozi ubuse muzabona abagabo mwebwe ariko se ndabona umugabo n'abana bose beza uzi abana zifite uzi amafaranga akorera wambara ukaziba mabusha uramuhemba neza ziba umvire mu nzu ugende ako se mabusha ntukajya utukana gutyo ese ni wowe nyirabusha cyangwa ni we nyoko ahubwo sinsigaye uyu ni mabusha mwiza ntabwo numva ko ari njye bari gusuzugura ahubwo se reka mbabaye ikariso n'isutiye musigaye mubyamba n'ikiza abakene ibyo ntabwo nari numviye hano wimbangamira numva bibaho uzagira amanota urahumura nabi urambara uzagira amanota angahe wowe mvuge ukaraba ngenda nafuze ndakaraba umugabo wari hehe kari gukorora umugabo wanjye ntabwo anyorora umva arananuka si muri kubyumva si muri kumva ko sari irimo ko mushaka ngiye kureba se buri koko mabusha hamuhamagare ni wowe njya mbona ese mikirwa baranubwire ibi bintu wabizanye ryari byagiye nagiye kubana mbona umukozi wanjye ururururu pa none se warabadose byahese ko namubwiye ngo ari hano ikigo kirere ako umukobwa uravuga ko imagine asigaye anyambarira n'imyenda iwacu Rusizi yongiye nta muntu wagushyira mu mago nta muntu wagushyira mu mago ubwo se uzabona umugabo hano b'i Kigali n'abashyitsi bawe basigaye babasuzugura bimeze uyu nguyu aranankubita uyu aranankubita ugira amafuti nk'ubu yigize abereka amakayi yiwe nabonye aho umwana ava ku ishuri akaza agacyota abashaka ngo njye agacyota ikayire ntabwo wamugenda umukozi ariko umugabo wanjye yaranagowe ese umutazaba agahembe mujye mufatanye ibi ni ibiki ngiye gusarira iwawe ese amafuti yose uzajya uyarengera hari murumuna wawe hari inshuti zawe uzi ni inshuti we uzashaka imyenda miremire bazanye Nyirakimoyo karamesheri Nyirakimoyo singavuga uravuga
akose uranyukanisha nta kindi ubu se reka reka dutahe kandi nawe mujyane mwagize ngendera none se sheri reka niba myenda wambaye uyitware n'ibyo bikanzu bijyana uzagitware niyo ngiyo yitwara akongera kimonyo bajya bavuga wihuta sheri dutahe kuko n'ubundi aya manyo y'aba bakobwa twarayo yawe nese ko bakwirukanye nawe ntabwo mukeneye gukora iki ujye mufatishiriza iki aya manyo se aba bana birirwa banditse ibibuno musubire iwanyu rusi arwaye mu mutwe ntabwo arwaye mu mutwe arwaye mu mutwe abakobwa ujya bava hejuru bisa n'ibyo n'ibiki nyirakimonyo tugende kabanyuma nanuka uzashaka akazi ahantu bambara imyenda miremire nk'iyi yanjye ntahagenda usaba barareswa abagabo ntuzagire umuntu uzana neza Reje ufite umugore mwiza ndanabazi niba ari mu Rwanda unukoze barabwira rura rwo mu Rwanda ni izina rya Yesu noneho ndumiwe ntabwo nari nzi ko bikibaho wenda guha akazi ukazana famiye yawe ese kubizi ko wacari Rusizi koko azamaye kingana gute hano cyane nk'umwaka kuko uyu mugore wanjye nikora pe niki ni umwaka wonyeze atasubira wese urabizi neza ko mwaka waba ugikora urajya ute nari mukumbuye mujye gukumburanira aho amabuje none se ubuyatakaje izi saa rero reka nkubwire igihe ntabwo naguhaye akazi uzane famiye yawe ndabyumva turumvikana neza 100%. yego wowe urafata ngo waye akazi uzanye umugore wawe ngo muje kugira umwaka hano yarankumbaje kunsura neze basi amezi mabuje yonyine ntabwo nzatinda hano amezi ari isibyo nibyo n'iminota 5 kuba ukiri hano byo nabyo ni ikindi kibazo none se ko nkumbuye umugabo wawe mu rugo iwanjye ako gasuzugo ntiwanyicaje ngo ubimbwire ntiwabinsobanuriye uritoye tu kuko nkurera umukobwa ngomba gukora ibyo nshaka ngomba kuzana umugore wanjye ngiye mfasha kwishyura inzu oya nago ariko mfasha guhaha nago nikoze ko nkurera umukobwa ariko nabikoze umugore wanjye arangumbe nagasuzuguro kajeje mabuje ariko hano mu gikapu nazanyemo ibijumba nzajya ndya ego mwizina nago arya byinshi madamu nta bijumba hano ntabwo ngiye mu ndi bintu bikaranze ntabwo nzakugura ikintu mbabwiye harimo n'ikiringiti nzajya niyorosa ijoro rimwe ryonyine mabuje umfashe nagusakuza kumva kwinjira ucecetse we nagagira uzatuta yego sibyo kandi ibyo bijumba ihangane basi amezi 5 ibyo bijumba wazanye simbibone muri sala witware neza siriya muntu uri kutubwira kuri urabona witware neza nyine witware neza sheri cyambere nuko hangani wo nkora uramutse unyurukanishije twakicwa neza ni wowe nshaka n'ubundi biryo nibishaka bizarureye amagambo yasa ndayo oya niwe nkumbuye